ndetse bamwe bati byakagombye kugenda gutya, abandi ngo byakagombye kugenda gutya, abandi ngo tujye mu butayu tumareyo iminsi iyi n'iyi Uwiteka araza kutwumva, abandi ngo tujye mu mazi nadukubita muri rya sumo twiyiririze y'ubusa Uwiteka aratwumva. Ariko se Uwiteka we avuga yuko kwiyiriza ubusa ashima ari ukuhe? Icyo nicyo kintu tugiye kureba muri iyi minota mikeya dufite, kugira ngo tumenye ngo niki Uwiteka ashima cyangwa se atubaza twakagombye gukora. Njyewe nawe ndagira ngo mbararikire kugira ngo muze twese twumve icyo Uwiteka avuga kuri iri jambo ryitwa kwiyiriza ubusa, kuko ni ikintu gikenewe kandi gikwiye yuko gikorwaho. Rero tutagiye kure, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo duhe ikaze Mwuka Wera aze adukoreshe. Turagushimye Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye kugira neza kwabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, turakwinginze ngo ntaba ari twe, ahubwo Mwuka Wera akorere muri twe kandi yumvishe abana bawe ibyo bakwiye kumva, mu izina rya Yesu, amen. Ese kwiyiriza ubusa nshima ni ukuhe? Reka dukurikirane icyo Uwiteka abivugaho. Twese dufashe Bibiliya zacu, reka twinjire mu ijambo ry'Imana maze turebe amagambo aboneka muri Yesaya 58 umurongo wa 5, turakomeza tugeze ku murongo byibuze nk'uwa 8. Kwiyiriza ubusa nshima ni ukuhe? Reka dusome. Haratubaza ngo, reka duhere ku murongo wa 4, ngo dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubita ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ritumvikana mu ijuru. Ntimukiyiririza ubusa uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ese iyo urimo uvuga yuko ugiye kwiyiriza ubusa, wiyiriza ubusa gute? Aho ntiwiyiriza ubusa kugira ngo wigaragaze mu bantu, ariko bya bipfunsi by'abanyarugomo mu gihe uhavuye ntibibure, ugasanga nicyo wiyiririje ubusa. Ngiki cyo barimo batubwira ngo, ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Aho ni ku murongo wa 3. Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Maze ngarasubiza ngo, mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Ayewewe, ibi bintu birababaje, ibi bintu biteye agahinda. Abantu benshi barimo barashaka Imana, ndetse ngo bakagenda bakiyiriza ubusa. Twamaze kubona yuko ngo hari n'abajya mu butayu bakagenda bakabayo bashaka kwiyiriza ubusa kugira ngo Uwiteka agire icyo abakorera. Abandi bakajya mu mazi, ahantu hari amasumo, amazi akabakubita bashaka Imana, ariko bakabaza ngo kuki twiyiriza ubusa ntubyiteho, biterwa n'iki? Hari icyo Uwiteka yabasubije.
turacyari ku murongo wa gatatu ngo mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza mwebwe ubwanyu mukagirira nabi abakozi banyu bakaba babonye ishyano. Ngiki cy'abantu bari kwiyiririza ubusa. Ku murongo wa 4 twongere dusubireho. Dore icyo mwiyiririza ubusa, muba mubonye uko mwinezeza mukagirira nabi dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyaruguma. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ngiki kintu gituma iyo abantu biyiriza ubusa ijwi ryabo ritagira mu ijuru, nuko biyiriza ubusa kugira ngo babone uko binezeza, bagirira abandi nabi bagenzi babo nk'aho bo atari abantu. Biteye ikibazo. Ku murongo wa 5 ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo, ko dushaka Imana turi kwishakira hirya no hino, tukajya mu nsengero, tukajya mu misozi, tukajya mu kwiyiriza ubusa. Uwiteka ashima kwaba ari ukuwe. Tugeze ku murongo wa 5. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi w'Uwiteka yishimira? Kugenda ukibombarika ukubika umutwe ngo nk'umuberanya. Abazi ikinyarwanda bakuru genda batubwira, ariko kubika umutwe hari ukuntu wiyoroshya nyine ukigira nk'umuntu utuje cyane ngo wiyirije ubusa. Ibyo nibyo Uwiteka ashima se? Maze ukanga kurya, ngo niko Uwiteka aza kukumva akakwemera? Ntabwo ari ibyo inshuti zanjye. Ku murongo wa 6, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuku, haleluya, kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, haleluya, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagurira umushonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Haleluya. Nguko ko kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima uko ariko. Nuko twihotorera abashonji. Uwo munsi wo kwiyiriza ubusa, bya bindi byari kugutunga ukajya kubifashisha umukene, maze nawe akamererwa neza. Ese nutamufasha maze ukabibika nimugoroba ukabirya, aho ntibyaba ari ukwibikira ifunguro ry'umunsi? Uko ntabwo ariko kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima. Bikore, nurangiza ugende ufate bya bindi byari kugutunga ubihe umushonji. Nihura n'umuntu wambaye ubusa umuhe icyo kwambara. Ndetse ngo n'abameneshejwe wagira ngo Bibiliya yari iri kureba, ireba mu gihe cy'ubu ikareba no mu gihe kizaza. Yarebye yuko no muri iki gihe abantu benshi badafite n'aho kuba, ngo urebe n'umuntu ngo wameneshejwe adafite ahantu ho kuba, ngo maze ngo umuzane, ngo umushyire mu nzu,
umuhaho kuba. Nguko kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima. Ku murongo wa 8, nuko rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigusohoyeho. Haleluya! Icyubahiro cy'Uwiteka kizaba gisohoye kuri wowe nshuti muvandimwe. Icyubahiro cy'Uwiteka kizagusohoraho nuramuka urebye ba bantu bameze kwa kundi twamaze kubona, ukabihotorera, ukazibazana ukabambika. Nguko uko kwiyiriza ubusa Uwiteka adushakira uko ariko. Abantu birirwa bavuga ngo kwiyiriza ubusa, kwiyiriza ubusa. Bigenze gutyo. Yesu yakoze iki gikorwa, aragenda yiyiriza ubusa, ariko ntabwo byaciriye aho. Yaragendaga agasanga abakene, abashonje akabagaburira, yarangiza akagenda akiyiriza ubusa. Ijambo ryose yasabaga Imana ryamugeragaho uko rikwiye. Ese twebwe twiyiriza ubusa dute? Reka twihute tujye muri Matayo igice cya 17 ku murongo wa 15 tugere 21. Hatubwira ngo ibya Yesu akiza umwana wari urwaye igicuri. Nta nubwo byari ngombwa yuko tubisoma cyane, ufite Bibiliya araza kubisoma, ariko bavuga ukuntu bazanye uyu mwana, bamuzanira abigishwa ba Yesu, maze ngo bamusengere. Barasenga, ariko ngo uyu mwana wari urwaye igicuri afite abadayimoni banga kumuvamo. Arangije aragenda asanga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukiza abarwayi, ukiza abababaye, ukiza indembe. Arangije bamugeraho, bamaze kumugeraho aramubwira ngo uyu mwana namugejeje ku bigishwa bawe, barasenga biranga, none ndamuzaniye data ngo umukize. Yesu yagaye abo bantu avuga ngo muzageza he kutizera? Ndetse aravuga ngo iyo muza kugira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabasha kubwira umusozi ngo vaho ujye hariya, kandi bigakunda. Nuko arakomeza, arangije ageze ku murongo wa 20 arabasubiza ati, n'ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite akabuto kangana no mwabwira umusozi muti va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Uwo nguwo wari umeze gutyo ngo nta kindi kimukuramo usibye gusenga, ugasenga ukiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa guteze kwa kundi twabonye haruguru, kuko twamaze kubona numara gukora bya bindi ngo umucyo wawe uzahita uboneka, ukubonekere. Umucyo wawe uzahita ko uze. Gusenga no kwiyiriza ubusa nta kindi ngo kirukana abadayimoni. Ngaya magambo Yesu Kristo yabwiye ababigishwa bari bananiwe kugira. Natwe nidusenga, uko gusenga tukakongeraho kwiyiriza ubusa gukwiriye, icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa mu izina rya Yesu. Reka turebe muri Matayo 6
umurongo wa 31 turagera 34. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, nujya gutanga utaziganyira ngo utekereze ngo nzarya iki. Uyu ni umuburo turimo duhabwa n'ijambo ry'Imana. Cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiye byose. Ahubwo ibyo byose abapagani barabishaka, kandi nyamara data wo mu ijuru azi yuko tubishaka. Nshuti bavandimwe, nimureke tugire gukiranuka. Basoje batubwira, umwana yaryohewe n'amagambo y'ijambo ry'Imana, nawe yashatse kuza kumva, nta kibazo. Basoje batubwira ngo ku murongo wa 30 ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko iby'ejo bizaganyira iby'ejo. Ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, mubanze mushake ubwami bw'Imana nshuti bavandimwe, ndetse mugire gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi byose muzabyongerezwa. Uwiteka abane natwe, Uwiteka akomeze atwumvishe igikwiye, Uwiteka akomeze atubashishe gukora ibikwiye, maze ubwo azagaruka tuzamusanganire tudatsinzwe n'urubanza. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira ngo Uwiteka biduhane mu izina rya Yesu. Reka nkubwire wowe ukurikiye iki kiganiro, ugakurikira channel ya Musabyimana Jacques, ukanda like, ukande subscribe, ndetse iki kiganiro ugishayiringe kibashe kugera ku mpera z'isi yose, babashe kumenya iby'ubwami bw'Imana. Icyo dusabwa n'ijambo ry'Imana tukimenye mu izina rya Yesu. Amen.